ibihe byiza hano kuri Jado Creator TV, noneho ubu ngubu ibintu byahinduye isura, ubu ngiye kubereka uburyo ki uteguramo amafunguro, tugiye kureba uburyo ki ushobora gutegura isosi yoroheje, irimo ibintu karemano, atari ngombwa ngo ushyiremo ibirungo biri artificiel cyane. Aha ngaha uri kubona ko ibi ngibi ni ibitunguru turi kureba, aha ngaha hari inyanya, aha ngaha hari puwavuro, nanone aha ngaha dufite korojete twazihase tuzikuraho uruhu rw'inyuma, turangije turazikata udupiyese dutoya. Aha ngaha dufite nanone karoti. Ubu ngubu rero tugiye guteka isosi igizwe na karoti, igizwe na korojete, igizwe na puwavuro, igizwe n'inyanya, igizwe ndetse n'ibitunguru. Aha urasabwa gukurikira akantu ku kandi kugira ngo ubashe gukurikirana uburyo ushobora gutegura amafunguro arimo intungamubiri zose, kandi isosi irimo intungamubiri zose kandi bitagombereye ngo ubu ufite ibintu byinshi. Kuvuga ngo isosi igomba kuba igizwe n'imboga, imboga cyangwa se ibirungo bigizwe n'amabara atatu, ariyo umuhondo turi kuwubonamo aha ngaha, ni karoti, kokombure iri n'ibara rindi ry'icyatsi, ariko twakuyeho rya bara ry'icyatsi dusigaranye umutima w'imbere w'umweru. Iyi ni korojete, urabona irindi bara ry'icyatsi ngiri, ndetse bikaba bigizwe n'ibara ritukura, iryo bara ritukura akaba ari inyanya. Aha ngaha murabona ko ni ibitunguru. Ugomba gukora isosi igizwe n'ibi byombi, noneho ukaza gushyiramo n'ikindi kintu cy'intungamubiri nanone nyinshi, aricyo twita ibishyimbo. Ibishyimbo rero nabyo ni naturere, ngira ngo abenshi barabizi. Noneho iyi sosi tuba dukoze gutya, ushobora kuyirisha kawunga, ushobora kuyirisha ibijumba, ushobora kuyirisha kuba wayirisha igitoki gitetse watetse nyine kitavanzwemo n'ibindi bintu. Ushobora kuyirisha nanone n'ibirayi watogosheje, ushobora kuyirisha ndetse n'ubugari, wayirisha n'ubugari nabwo nta kibazo. Aha ngaha rero ndagira ngo nimba utari wakora subscribe, ukore subscribe, nimba utarakora like, ukore like kuri ino video. Nimba wumva hari ikintu iri bugufashe, ukore share ndetse ukore na comment, kugira ngo tubwire video twagutegurira ubutaha uburyo ki yaba imezemo. Ndagira ngo rero muze gukurikira akantu ko kandi, duteke ibi biryo byacu kuva bitangiye, tubiteke kugeza birangiye, usobanukirwe neza. Ubaye uri umuntu uciriritse cyangwa se ufite ubushobozi buri hasi, ibintu ushobora guteka bitaguhenze, kandi bikaba byagufasha kurwanya bwaki, bikaba byagufasha kutarwaza bwaki,
bikaba byatuma ubaho neza kandi bitakugombereye ibintu byinshi. Ubutaha nzabereka noneho uburyo ki utekamo isosi igizwe n'indagara ndetse n'ubunyobwa ndetse n'inyanya na puwavuro, ukaba washyiramo na karoti n'ibindi birungo bitandukanye, ariko ukibanda ko ya mabara yose agomba kuba arimo, tuba tugomba kugira gute, kuyashyiramo yose kugira ngo intungamubiri ibe ikungahaye ku bintu byose, irimo calcium, irimo poroteyine, isosi irimo poroteyine, irimo ibirungo bitandukanye by'ubwoko bwose. Ubwo ngubwo rero birasaba gukurikirana akantu ku kandi kugira ngo ubashe kuba nawe wabyikorera. Bibutse ko iyi Jado Creator TV ni TV yanyu, ni community yanyu ibafasha kureba utuntu dutandukanye, cyane cyane yigisha uburyo ki wakora bizinesi online, uburyo ki wakora utuntu dutandukanye ariko ukatwikorera, bityo ukaba wabasha kubyikorera mu bantu ba mbere. Aha ngaha rero ndabigisha uburyo ki ushobora guteka isosi yoroheje, ukaba wayirisha akawunga, ukaba wayirisha ubugari, ukaba wayirisha igitoki, ukaba wayirisha ibirayi, ukaba wayirisha ibintu bitandukanye, waba watetse agafiriti ku ruhande ugashyiraho ya sosi, kandi iyi sosi ikaba itagutera ingaruka z'imivuduko myinshi, imivuduko y'amaraso, kuba warya ibintu by'ibirungo bikorewe mu nganda, ibyo bintu bikaba byatuma ushobora kuba warwara ibintu bitandukanye. Rero aha ngaha ndagira ngo uze gukurikira akantu ku kandi, ntihagire akantu kagucika, tube twabasha kwitekera isosi yoroheje kandi ikaba yaba irimo intungamubiri zose, tanu kwa tanu, ukaba nawe wabyikorera ukiga guteka, waba uri umwana, waba uri umuntu mukuru, uri umupapa, uri umumama. Ubutaha nzabereka noneho n'uburyo ki ushobora guteka n'ibirayi, n'uburyo ushobora guteka igitoki kandi utagombere gushyiramo bya birungo byo mu nganda, kandi isosi yawe ikaba iraryoshye, ibintu byawe bikaba biraryoshye, bimeze neza cyane. Ni ukuvuga ngo rero birasaba nyine gukurikira iyi videwo paka irangiye, videwo yose paka irangiye. Izi rero ni zimwe mu ntungamubiri umubiri uba ukeneye, ni zimwe mu ntungamubiri umuntu aba akeneye kurya, kandi zikaba zamufasha mu buzima bwa buri munsi, hehe no kurwara, hehe no kugira uburwayi butandukanye. Mbibutse ko aya mafunguro ndi kubereka ikintu kiri kuburamo ni ibishyimbo byonyine, ubundi tukaza gutangira guteka. Videwo ikurikira rero ndaza kubereka uburyo ki turi bubiteke ibi biribwa byacu, bikaza kugenda neza gatanu ku kandi. Mbibutse ko ibi biribwa ushatse wanashyiramo n'indagara, ushatse washyiramo n'indagara, ndetse ushatse washyiramo na zanzibari, ushatse washyiramo n'imboga zisanzwe z'inyabutongo, kugira ngo ukomeze wubaka ifunguro ryawe ribe ryafasha umubiri, kandi nta bindi bintu bya aritifisiyeri ushyizemo, nta bindi bintu byo mu nganda ushyizemo, kuko ahanini biba bishobora kwangiza umubiri w'umuntu. Rero ibi naberekaga ni ibirungo tuzifashisha mu guteka isosi yacu, kugira ngo turebe uburyo ki akantu ku kandi twagatunganya, kandi tukaba twabasha kugateka
kakaba kagirira umubiri umumaro ndetse umubiri ukaba warushaho kugubwa neza. Nimba uri mushyashya kuri Jado Creator TV, ukora subscribe, ukore share, ukore like, utange comment. Nimba hari irindi funguro wakumva twaguteguriraho tukaba twaritegura. Ubwo rero naho ubutaha tureba video y'ukuntu ibi biribwa cyangwa se iri funguro, iyi sosi twayiteka kandi ikaryoha cyane. Ndabakunda cyane.